amaso twiduha kutabona abandi yabahaye amaguru ndaracika byose tubyihanganiramo tugaseka ariko tubabaye bagaseka bagatwenga ariko bababaye simenye ko aribwo bwa nyuma simenye ko aribwo bwa nyuma. Iyo uryamye nka nijoro wenda ukarota inzozi yego wenda urose abantu bari kukwirukankaho ibyo bintu birota gute urumva ntubona ese no mu nzozi n'ubundi utari kubona cyangwa mu nzozi uba uri kureba ni mbabare wenda ashobora kuba ndi kukubabaza kuri ikibazo gikaka ariko ndagira ngo mfite amatsiko ni umuntu utabona mu twebwe hari igihe urota abantu bari kukwirukankaho ukarota uri gusimbuka umukingo ukarota ubona abageni beza wowe bigenda gute iyo uri kurota mu nzozi zawe? Urota ureba ubona abantu bakwirukankana ariko iyo utabona hari igihe ubona abantu bakwirukankana ariko nyine ntuva aho uri cyangwa se ukagenda uhunga ariko nyine utameze nk'awa muntu ubona urumva nyine za mbogamizi zo kuba utabona n'ubundi ntabwo zivaho no mu nzozi se no mu nzozi biraza iyo utabona ntabwo uba wagira ubumuga mu buzima busanzwe ukagira n'ubumuga mu nzozi noneho ubu umuntu ucitse akaguru ntabwo ashobora kurota abantu bari kumwirukanka ari kwirukanka. Okay, noneho nshakiramo abantu wenda runase ugiye kwandikamo nimero zawe cyangwa ugiye kugenza gute? Ugiye kugenda nk'uri abantu baguhamagaye. Okay, shaka umuntu wamamaga akambura cyangwa se uwuruna cyangwa uwo mwavuganye. Okay. Nimero yaguhamagaye ya Tigo yakubuze. Abambuza ni bangahe? Muhamagara. Okay, good. Wenda twayibonye. Hanyuma iyo umaze kugera kuri nimero ubigenza gute? Iyo umaze kugera kuri nimero uyikirikaho. Ukirika gute ku muntu utabona noneho? Ibihe byiza nshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi duza ku mutima no ko bizantana impamvu rimwe atuma tutabikora njye nitwa Nshimiyimana Simon nararahiye ko nzabagumana namwe naraye ko nzabaha ibiganiro bitandukanye by'ubukungu na politiki imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umwana kugira ngo abantu bose baramubona ni umwana mwiza, ni umwana mu by'ukuri witonda, ni imfura y'u Rwanda arayigira iminwa gutya ndi kubona ari utuntu tw'umweru. Yego se ntabwo ugira uturongora ye? Turongo njye kubera iki se? ntabwo natubonera amafaranga. Uyu munsi ndashaka ngo udusangize ku buzima bw'abantu bafite ubumuga. Uraza ufite smartphone? Nayo mfite. Ufite smartphone? Nayo mfite. Okay, ndagerageza kuguha iyanjye ariko uyibonye wayikoresha. Yego. Ndagutiza iyanjye ntabwo mvuze ngo ndayiguha. Ndagutiza iyanjye ugere ku buryo ndashaka ko unyereka imikoreshereze ya telefone kuko hari igihe abantu bibeshya ku muntu runaka bakavanga abantu bafite ubumuga runaka ngo ntibashoboye. Uyu munsi ndagira ngo mu by'ukuri uze kudusobanura byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga, dusobanure byinshi ku buzima ku mikorere n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Of course ubwo turaza kwibanda kuri telefone, ikindi gihe dushobora kuzazana amashini nabyo ukatwereka. Sombye ko hawa amahugurwa ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Yego. Ndashaka ko rero uzaninyereka. Hanyuma rero bashi telefone yanjye nta talkback irimo. Okay, natangiye kubivuga ngo ndashaka ko iyo telefone yanjye yisettinga ku buryo umuntu ufite ubumuga nawe ashobora kuyikoresha. Of course nkawe utabona ndashaka ko uyihindura ku buryo uri kugenza gute? Ubundi gushyiramo talkback nyine kugira ngo hazemo ijwi nyine mbashe kuyikoresha. Talkback ni iki sasa? Talkback ni ijwi cyangwa se Jaws igufasha kumva ibyo uri gukora ibyo ari byo cyangwa se ibyo ugiye gukora. Ikoreshwa n'abandi? Ikoreshwa n'abantu batabona. Aha, ngaho yishyiremo. Natangiye kuvuga. Yatangiye kuvuga. Noneho umuntu utabona tuvuge wenda agiye nko guhamagara nk'umuntu wenda n'urugero. Okay, reka hamagara
andikamo nimero ushatse. Yego, nimero ushatse. Nurangiza uzishyiremo. Twumva uburyo igenda izivuga. Nimero ushatse. Home screen, out of list. Action. Cameras. Search. Ayo, abantu batabona bakoresha telefone. Document. Telephone. Telephone. Search contacts. Contacts. Selected. Speed dial. Selected. 4. Call history. Double tap to activate. Selected. Contacts. Double tap to search contacts. Start voice search. More options. Today, 1 of 130. Missed call from 07248. Okay. Telephone. Call 072488952. Ngo nshaka umwe mu bantu bampamagara kambura umuhamagare nawe. Ngiye kugenda nkure abantu baguhamagaye. Okay, shaka umuntu wampamagara kambura cyangwa se uwuruna. Cyangwa umwavuganye. Okay. Quick contact for 0722. Call 0722. Nimero yaguhamagaye ya Tigo yakubuze. Abambuza ni bangahe? Umwe. Quick contact for 0783 57 Muhamagara. 0783 575 092. But answer call from you. Okay, good. Wenda twabibonye. Hanyuma iyo umaze kugera kuri nimero ubigenza gute? Iyo umaze kugera kuri nimero uyikirikaho. Ukirika gute ku muntu utabona noneho? Ujyaho bakakubwira telefone ujyaho ikakubwira izina rye. Yo muntu ikakubwira na nimero. Ikubwira nimero ikagita ikubwira n'izina. Noneho iyo umaze kukubwira izina uhita ukirika. Izina ni ukuvuga ngo buri kantu kose ugenda ukoraho telefone irakavuga. Irakavuga. Nimba ari umuntu uguhamagaye, umuntu wenda umamagaye, imbwira nimero igahita ivuga n'izina. Yo muntu umamagaye. Nanjye nimba ari umuntu ngiye guhamagara, ivuga nimero igahita ivuga n'izina ry'uwo muntu. Okay. Yego. Ni byiza. Hanyuma arayi ubuzima bwo kutabona cyangwa se ubumuga bwo kutabona. Yego. Butandukane n'ubundi bumuga. Okay. Birumvikana ikibazo cyiza cyane kandi kinumvikana ubuzima bwo kuba utabona no kuba ubona nta biratandukanye. Kuko utabona ni ibintu bibi cyane. Kuko utabona uhura n'imbogamizi nyinshi. Wenda dusuppose uri umukene nta mafaranga ufite. Wenda nko kujya ahantu runaka birakugoye. Kuko ikintu cyose nta muntu wakigukorera ku buntu. Wakigukorera ku mafaranga. Urumva n'imbogamizi utayafite. Hari byinshi ubura kurira ko nyine ibyo amafaranga ntawe ufite. Ariko iyo amafaranga afite cyangwa se nubwo ubushobozi ufite wenda hari uburyo ki ubikoresha ariko kutabona nyine biragorana. Hanyuma rero wowe ubibamo ute? Imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ubigenza gute? Okay, ntago ndagira urwego rwo kuba nabona telefone nini. Ariko suko ntashobora kuyikoresha. Ariko ntayo mfite. Unuvuga ngo ashobora gukoresha computer. Yego. Hari abantu bavuga ngo umuntu utabona ngo ntabwo ashobora kuba hari imirimo imwe nimwe atakora. Niyihe mirimo mu by'ukuri utashobora mu kazi ka reka tuvuge ko abanyakazi muri leta kandi ntubona 100%. Ese koko mu by'ukuri abantu batabona 100% ntibashobora kubona akazi muri leta cyangwa hari imyanya batabonamo? Okay. Imyanya irahari batashaka kose myinshi. Kuko umuntu utabona nta kintu atakora. Gusa birahari atakora. Ariko ntago ari byinshi. Nkawe nyine tubwira icyo utakora ni iki? Ikintu nakora nkanjye. Wenda nko gutwara imodoka byo ntago nabishobora. Imodoka wayitwara? Ntago nayitwara. None se ko haje imodoka za electronique umuntu ategeka ari nkuko ukoresha iyo talkback ujyamo ugahita utegeka imodoka ati ntwara Kimironko. Okay. Urumva ko rero ubuzima buri kugenda bworoha wenda akani wari ukazi. Nako nari nkaza ariko ubwo nako nimbaga hari nyine ari iryo koro nabanga gukoresha kuko 100% undi umuntu utabona uko byagenda koze abagomba kuba yabazi telefone cyangwa se computer. Ibyo bintu utabizi uri umuntu utabona kuko nta uburi hasi nta kintu ubushoboye kuko machine uyu munsi ku bantu batabona isa nka hari yibatonze kuko ibintu runaka barabikora mu kazi bagapiganwa bagakoresha machine kandi abantu batabona nibo bazi machine cyane kurusha nawe muntu ubona cyane hari amahugurwa nanjye nakoze ya machine ariko urwego nari ngezeho nangize ku rwego rw'uko ibintu byose nabyikoreraga nkandikira umuntu akansubiza nkagukorera email birashoboka ko abantu batazi gukorera email none nawe uzi kuyikereye cyane. That's good. Hanyuma rero Ragi wenda ni byiza ko hari byo ushoboye turagenda turavunagura mu ngingo kuko atadufite iminota mikeya. Niba wibuka igihe wahumiye ibara ryagusigaye mu maso wibuka nirihe? Ry'umutuku n'umweru. Umutuku n'umweru byo wibuka?
iyo okay ubwo nibyo wibuka iyo uryamye nka ninjoro wenda ukarota inzozi yego wenda urose abantu bari kukwirukankaho ibyo bintu birota gute urumva ntubona ese no mu nzozi n'ubundi utari kubona cyangwa mu nzozi uba uri kureba ni mbabare wenda ashobora kuba ndi kukubabaza kuri ikibazo gikaka ariko ndagira ngo mfite amatsiko ni umuntu utabona mu twebwe hari igihe urota abantu bari kukwirukankaho ukarota uri gusimbuka umukingo ukarota ubona abageni beza wowe bigenda gute iyo uri kurota mu nzozi zawe urota ureba ubona nk'abantu bakwirukankana ariko iyo utabona hari igihe ubona abantu bakwirukankana ariko nyine ntuva aho uri cyangwa se ukagenda uhunga ariko nyine utameze nk'awa muntu ubona urumva nyine za mbogamizi zo kuba utabona n'ubundi ntabwo zivaho no mu nzozi se no mu nzozi biraza iyo utabona ntabwo uba wagira ubumuga mu buzima busanzwe ukagira n'ubumuga mu nzozi noneho ngubu umuntu ucitse akaguru ntabwo ashobora kurota abantu bari kumwirukanka ari kwirukanka n'amaguru yombi byashoboka yego icyo gihe izuba ryariho rirenga ku muhanda ujya kuri Kirizi Gatagara yari kumwe n'umurwaza we bagendaga bitemberera bagaseka bagatwenga ariko bababaye simenye ko aribwo bwa nyuma simenye ko aribwo bwa nyuma abandi yabaye amaso twiduha kutabona abandi yabahaye amaguru ndaracika byose tubyihanganiramo tugaseka ariko tubabaye bagaseka bagatwenga ariko bababaye simenye ko aribwo bwa nyuma simenye ko aribwo bwa nyuma bagendaga bitemberera yari kumwe n'umurwaza abandi yabaye amaso twiduha Filipo none se ko yamuhamagaye bagaseka bagatwenga ariko bababaye bamenye ko aribwo bwa nyuma good iyi ndirimbo yahimbiwe abantu bafite ubumuga bihimbwa na Filipo yahimbwa na Filipo yahimbwe na Byumvuhore Byumvuhore nanjye ko ari umwe mu bahanzi bafite ubumuga great ese koko mu by'ukuri uyu munsi abantu badafite ubumuga bakwitaho uko bikwiye cyangwa iyo bakubonye baguha akato bakavuga ati shishi genda va mu bantu we bagufata gute urumva umuntu ufite ubumuga biba bigoye ntabwo ari abantu bose bamwiyumvamo kuko umwe aramurahura uriya se agafata nyine nk'undi muntu nk'ikintu cy'ubenda kidafite n'umumaro hari n'undi uzakakubonamo nyine nk'umuntu ufite agaciro nyine umuntu ufite umutima ariko umubyeyi wawe mbere na mbere niwe ukwitaho nk'umuntu nk'umwana we nyine ufite ubumuga ariko abantu bandi ni abandi nyine bafite n'ibitekerezo byabo bitandukanye nk'ibyawe yego ese abavandimwe bacu uburyo badufata wenda we reka nkwibarize ikibazo uko biri kose ntago abana banyu bose bavutse bafite ubumuga sibyo wowe mu muryango wawe abavandimwe bawe badafite ubumuga bagufata neza cyangwa bagufata nk'igicibwa cyangwa baguha agaciro nk'uko ugakwiye nk'ikiremwa muntu urakoze cyane ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 5 ariko muri uko kuvuka mu muryango w'abana 5 ntabwo abantu tuvukana ntabwo bankunda habe na gatoya kuko nyirwara amaso cyangwa se nyihuma mbese ntabwo bigeze bumva ko ndi umuntu cyangwa se niba icyo kintu kibaye ngo wumve ko kibaye nyine nabo wenda bishobora kubabaho bamfashe nk'ikindi kintu nyine kitagira ubwenge kiri aho ngaho mbese kidafite n'agaciro
ntabwo uyu munsi abantu tuvukana wenda bambabarire cyane nubwo wenda iki kiganiro wenda ndatekereza nashidikanya ko bamwe kukireba wenda byanabagora bitewe wenda n'aho bari cyangwa se aho bakuriye ariko abantu tuvugana ntabwo bankunda kuba uyu munsi mama niwe mfite ariko mama ni umukecuru wenda adahari ndavuga adahari nanjye ndakeka ubuzima bwanjye navuga ko bwaba buri mu kaga kuko uyu munsi njya mpura n'ibibazo wenda nkumva ndashonje mfite nk'inzara nkahamagara mama ati mama ameze gutya ariko maze umwaka hano i Kigali ndawamaze ariko nta muntu n'umwe tuvukana uza ahantu mba cyangwa se ngo amamagare ngo avuga ati David tumeze gute iyo rero kingaragariza ko n'ubundi iyo wavukanye n'abantu ukagira ikibazo wenda cy'ubumuga nyine menya ibyawe nabo bamenye ibya gusa si bose haragira uwo mutima ariko ujya abantu tuvugana ntabwo bankunda. Reka dusoze ikiganiro cyacu ariko gira inama abantu uburyo bakitwara ku muntu ufite ubumuga ndetse n'imiryango igiheza abantu bafite ubumuga arayi. Inama nabagira navuga ngo kuba wenda uyu munsi waba ubona cyangwa se ufite amaguru abiri akora n'amaboko si uko hari icyo watanze ku Mana si uko hari uhaye Imana kugira ngo wenda uyu munsi ugumeze gutya kogera ahita imeze gutya ntabwo njye nabihisemo nta nubwo ujya ari byo nahamagaye shima Imana we kuko umeze uyu munsi nubonera ahita cyangwa se ngo ubone n'undi wumve ko wenda we ari igicibwa cyangwa se yatutse Imana ahubwo nawe wishimire ko ubona cyangwa se ufite n'ayo maguru ariko hirya y'ejo wenda bishobora ko wenda gato ejo bundi nari ndi mu modoka mva mu rugo telefone yari yanzimiyeho mpereza umushoferi ngo acomekere telefone noneho umugozi wanjye agiye kuyima nsanga baguranye mu mugozi udakora ndavuga ati se ko wamaye umugozi udakora kandi ntabwo wayawukora umushoferi aranuka cyane ndamubwira ati ngo arambwira ngo banza umare n'urwuriho navuze ati tiwe ntabwo wankanga upfa kuba uri ku isi uyu munsi ushobora kuba wagenda gutyo uri mu modoka ukagenda ugakora impanuka ugacika amaguru cyangwa se ukameneka n'umutwe wenda ko wakumva ubona ntacyo watanze ku Mana gusa nabwira abantu nyine wenda ko wavuga amagambo mabi uyu munsi kandi nkeka ko dufite umubiri tudafite imibiri yacu ni imwe kandi twese tuva amaraso amwe ntekereza ko nawe ufite umubiri ukoze mu cyuma cyangwa se udakoze mu cyuma reka tugushimire twese tugire umutima w'abantu. Murakoze cyane inshuti za Murande 70 natsimbi mwabyiyumviye ko tuguye kwicisha bugufi kurangwa n'ubutamuka no kunyangamuga kugira ngo tugere ku ndoto zacu nayo wihangane.